Inshuti bakunze b'ikinyarwanda dukunda, uyu munsi twatembereye umuvandimwe Bisamaza. Ubushize yatuganiriye ku bintu byinshi cyane by'ingirakamaro, ibintu byinshi byagirira akamaro urubyiruko rwacu ndetse n'abakuru n'abandi bose bifuza kumva impanuro ziturutse ku muntu mukuru. Twamusanze iwe rero ahantu heza cyane hazitiye, n'ubwa mbere nabona umuntu uba mu gipangu kimeze gutya hano muri Amerika. Ibitangaza cyane. Tukaba tumusanze aho yiyicariye, ariko akaba yicaye hafi ya Kinyarwanda dukunda logo, inkweto nziza cyane neza, umubona umugabo utakeka ko afite imyaka nk'ibusije yatubwiye. Akaba ari umusore, nimba namwita umusore kijyana simbizi, ariko muraho Bisamaza ko uyu munsi twakugendereye, mwabyakiriye mute? Yego, turaho, turashima Imana. Yego, Kandi tuguhaye ikaze. yego, murakoze. So abari kudukurikira bareba ikinyarwanda dukunda, uyu munsi nk'uko nabimaze kubibabwira, twasuye umuvandimwe Bisamaza, turaganira ku bintu byinshi cyane. Hari aho twahereye cya gihe, hari n'aho twari dusoreje ubushize. Yatubwiye ukuntu yaciwe, yirukanwe mu gihugu, ariko igihe kiza kugera noneho abandi nawe arimo baza kwisanga bakwiriye kujya kurwanya ako karenganye, bakajya kubohora igihugu n'ababoshywe bari buva, kandi ari butwibwirire ko yari arimo. Ese koko niko bimeze? urwo rugendo imbaraga mwazikuye he zatumye mufata iya mbere mukajya gukora ibikorwa by'ubutwari nka buriya abasore benshi batabasha gukora, ariko mwe mukabikora? Reka duheraho n'ubwo turi bunyuzemo tukiganirira ibindi. Murakoze. Ubundi kugira ngo dufate iya mbere, tujye kwibohora, nuko twari turambiwe ubuhunzi. Nubwo buzite igikorwa mwakoze abasore b'ubu ngubu bitoroshye kugira ngo bagikore, ariko natwe icyo gihe twari abasore. Njyewe ndibuka nagiye mu gisirikare mfite imyaka 21. Numva ko imyaka 21 ni ukuvuga ngo igihe itegeko ry'abantu benshi mu bihugu byinshi muri Afurika bakunda kuvuga ngo uwo musore agomba kurongora agejeje imyaka 21. Wowe aho kujya kurongora wagiye kwitanga no kwitangira abandi kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Izo mbaraga rero mwazikuraga he? Twazikuraga ku babyeyi bacu. Hari abakangurambaga badukanguriraga, bakatubwira n'impamvu wajyaga ku rugamba, uzi impamvu, uzi n'ikikujyanye. Ariko akarusho njyewe, kuko urabizi ubushize tuganira, njyewe kari akarusho ko nakorewe ihohoterwa nkiri n'umwana mutoya, ntafite uburenganzira bwo kujya mu gihugu cyanjye. Warabitubwiye ko baguciye ugacibwa mu gihugu. Yego. Njyewe cyane niwo mwete, byanteye imbaraga zo kujya kwibohora, kuko byaragaragara ko nari mbushye. Yego. Urugamba murarutangiye, hagati mu rugamba ntabwo ni ibintu bitashobora, nkeka ko byatwara igihe, ariko ubundi kuva ku
ntangiriro wenda unyuzemo muri make byagenze gute buri munsi imbaraga muva aha mujya aha mwazikuraga he? byari bigoye cyane ntabwo byari bitworoheye. Hari igihe twigeze no gucika intege ndibuka icyo gihe hari muri 93 mu kwezi tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri. Yego. Icyo gihe twararwanye tugeze na kure cyane, twari tugiye no kugera i Kigali, ariko biza kuba ngombwa ko badusubiza inyuma. Yego. Icyo gihe badusubije inyuma twacitse intege cyane. Tureba ahantu tuvuye, tureba n'aho twari tugeze, noneho kugira ngo tuzasubire inyuma twumva bidashoboka. Twumvaga twebwe bidashoboka. Icyo gihe urabona twararwanaga, Habyarimana akajya gupfukamanga muri biriya bihugu mu Bufaransa hose. Noneho minware twahitaga minware. Minware ubwo ni iki? Minware ni UN. Okay, bari abantu ba ONU. Mwarakoranaga ubwo? Oya, ntabwo twakoranaga, abo barebaga nyine nk'uko byumva muri Kongo, nabo baranaga. Ko mbona sano bagiye nta musaruro bijya bitanga. Nta musaruro ntawo. Kandi naho turaza kuhagera. Badusubiza inyuma, ntabwo twabyumvaga ukuntu dushobora gusubira inyuma, ariko byabaye ngombwa kugira ngo dusubire inyuma. Yego. Ariko kugira ngo dusubire inyuma cyane na n'ubu ngubu ndacyamushimira nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Yego. Yabigizemo uruhare. Niwe wari ubayoboye kandi icyo gihe. Niwe wari utuyoboye. Hari umugani ndibuka, umugani yaduciriye ati iyo ugiye gusimbuka ahantu harehare urabanza ugasubira inyuma. Noneho yagiye kubibwira abanyarwanda ko hari ibiganiro yatanze se abivugamo nanone, ubwo n'ubundi yari yarabanje kubibabwira mwebwe. Yego, njyewe simbizi niba hari abandi banyarwanda yabibwiye, ariko twebwe yarabitubwiye, ndabyibuka. Ati iyo ujya gusimbuka ahantu harehare urabanza ugasubira inyuma, noneho ukazana imbaraga ahahanuka. Kandi ko kishize mu bwenge, abantu bakina umukino wo gusimbuka barabanza bagasubira inyuma. Ibyo bita urukiramende. Ibyo byari biri mu bwenge bwinshi cyane, ndetse n'ikintu gituma mugira imbaraga zidasanzwe. Hanyuma rero murakomeza, tugende ducamo buhoro buhoro. Twasubiye inyuma, ariko mu gusubira inyuma kuko byaradufashije cyane. Urabona muri iriya ntambara, abari bazi intambara yo mu mujyi bari 10%. Abari bazi intambara yo mu mujyi ni abari gato. Intambara yo mu mujyi niyo mu cyaro se biratandukanye. Amasasu mu ishyamba no mu mujyi biratandukanye cyane. Ubwo se haryoha iyihe? Ntambara iryoha? Ntayiryoha. Horoha iyihe? Ntayoroha. Ntayoroha, ariyo mu mujyi, ariyo mu ishyamba. Ntayoroha, nta ntambara. Genda umva mu mujyi yakoroha kuko waba wihisha mu mazu. Oya, mu mujyi ahubwo niyo
isa n'igoranye yo mu mujyi. Yo mu mujyi niyo isa n'igoranye. yego Ariko tumaze gusubira inyuma ndibuka icyo gihe batayo nari ndimo yabaga ibyumba. Yabaga ibyumba, twagiye ibyumba tujya ahantu twasubiye mu birindiro twari turimo. aba ibyumba ubwo ni he ubu bahita muri Gicumbi. Twebwe twagiye ahitwa Rushaki. Muri Rushaki. Rushaki twagiye ahantu ku mashuri. Ayo mashuri yari imbere ya Kiliziya Gatolika. Noneho ndibuka icyo gihe Nzaramba yaje kudukoresha inama. Nzaramba ninde? Nzaramba yari yungirije CEO wacu. Yari yungirije CEO wacu icyo gihe. CEO wacu yari witwa Musitu. Noneho Nzaramba aravuga ati okay, ngubu uyu mwanya ntabwo tupfusha ubusa, ntabwo tuje kwicara, ntabwo tuje kuruhuka. Uyu mwanya ntabwo tupfusha ubusa. Murabizi twebwe muzi intambara yo mu ishyamba, ariko iyo mu mujyi ntayo muzi. Ikindi, ntabwo buri mbunda yose muyizi. Hari n'ukuntu ushobora kwirukana aduyi agasiga imbunda ukananirwa ariko ntayuzi. Rero tugiye, ikintu cya mbere tugiye kwiga intambara yo mu mujyi. Ikindi, twige n'imbunda iyo ari yo yose. Icyo gihe byarakozwe. Twarabanje tujya kwiga intambara yo mu mujyi. Hari santere nini cyane. Cyangwa baradutreninga. Iyo mu mujyi, ariko ubwo iyo uvuze yo mu mujyi ni ukuguruka nk'abaninja. Oya. Ni ukuvuga ngo haba hari tuvuge urugero, reba nka Kigali haba hari amazu menshi. Ariko wenda simbizi, ariko ubwo ndakeka no mu byo mwiga harimo kubera ubucucike bw'abantu kuyikora kandi hatagiye abaturage bahatakarije ubuzima. Ndakeka. Yego. Ikindi hari ukuntu ushobora kwirukanka kwa kundi wenda nko mu ishyamba, kandi haduyi wenda yikinze ku rukuta rw'inzu akakurasa utabanje gushishoza kuri rwa. Hari hano inyuma wowe urahari, kandi nawe ugomba kwikinga ku rukuta, nawe ukamutega. Nabyumvise. Murakomeje, Imana irabafasha n'ubumenyi mubonye. Niyo mpamvu yatumye igihugu cyarabohowe kikaba kigeza. Tuzajya tunyuramo gutyo, n'ubwo ikinyarwanda dukunda none atariyo. Nagira ngo ubushize nakuniganye ijambo tutarangije. Noneho ngo turabishoje. Noneho tujya kuri za mbunda nakubwiraga. Rero tujya ku mbunda nakubwiraga. Ni ukuvuga ngo hari imbunda, bazanye imbunda z'ubwoko bwinshi. Icyo gihe ndibuka yego, ndibuka wari ukuriye imbunda z'imizinga muri batayo yacu. Yego. yitwaga n'ubu ngubu namubonye mu kiganiro. Hari ikiganiro yakoze naramubonye kuri televiziyo mu Rwanda. Yitwa Eugene Kasavubu.
yari yaraturutse Burundi ndamwibuka niwe wari ukuriye iyo training twakoraga noneho ukuntu babikoze bakataga nzi igikundi ati mwebwe murajya kwiga iriya ngunda niba ari 12 murajya kwiga 12 mwebwe murajya kuri 14 bararo cyangwa 14 single bararo gutyo noneho niba murangije 12 murahitamo noneho switch barakujyana kuri 14 bararo wawundi wa 14 bararo baba ni 14 bararo bakajya kuri 12 cyangwa bakajya kuri 6 none ko numva mwabivugaga mu cyongereza mwari mukizi nacyo oya buriya imbunda kumbunda twari tubizi 11 14 12 twari tubizi ariko utambaza ikindi mu cyongereza kereka biri mu gifaransa cyangwa se biri mu gifaransa kereka bari bakizuka kereka bari bakizi cyane twebwe twari twaraturutse muri Kongo nta cyongereza nta Kongereza na gake twari tuzi kuko no mu mashuri abaturutse Uganda nibo bavugaga icyongereza. Okay, good. So muragera rero urugamba rurarangira noneho nyuma tumaze kwiga babyitaga mu cyongereza twabaga turi muri ceasefire. ni uguhagarika intambara by'igihe gito. Yego. Noneho muri 94 nibwo ndibuka igihe Habyarimana apfa. Habyarimana apfa badushyize iyo habaga hari impinduka ukuntu hari cyahindutse hahitaga haba ntabwo batubwiraga wenda ko abasirikare bato abasirikare bato twaratekerezwaga ntabwo batubwiraga icyabaye batubwiraga mbere gusa bakatubwira bati uyu munsi ni stand by anytime. nta wavaga aho ari iyo bavugaga stand by. Amahirwe mugira ni uko aba batekerereza aba ari abantu b'abahanga bazi ubwenge bikabageza ku ntsinzi. Yego. Noneho umuntu akaba ku ndakeye noneho badushyize stand by saa 11 za mu gitondo. Noneho biza kugera mu masaha saa 4 oya saa 5 gutyo hari umusirikare waturutse Uganda niwe yari platoon komanda wacu. hari ahantu twigiraga siasa ya politiki habaga hari urubaho bandikaga noneho aragenda cyangwa Habyarimana hasi yandikaho ngo yapfuye. Noneho umusirikare umwe yagenda yasoma kuri rwa rubaho akabibona ibi bintu se birashoboka. Tugiye kubona dukoresha umututano bakavuga bati Habyarimana yapfuye, ati umututsi wese uri muri Kigali bari kumwica, bati rero no gufatira mbere kabatabara kareba yuko twakora. Wowe wari muri Kigali rero? Oya, ntabwo nari muri Kigali. Nari mbyuka
ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo twari duteganye n'indi batayo, njye nabaga mu batayo bita nabaga mu batayo bita 21st. Okay. Noneho twari tubangikanye na Alpha. Alpha niwe yatubanje imbere ijya gutabara abanyakigali. Twebwe twaciye twazungurutse duca aho bita Rutare. ubwo iyo uvuze Rutare mwanyuze twavuye za Ngarama, Ngarama, reka tumve. ubwo twagiye tuvuye mu Karange, muhinguka Rutare, ubwo mwahingutse Rwesero, muzamuka hejuru. ubwo njyewe Rwesero, Gikomero, ni Gikomero, ni ku Rwesero, yego, hakurya ku Rwesero njyewe nahageze narashwe, njyewe nari narasiwe Rutare. ku Mayogi ya Burimbo urahazi? Oya, ntabwo mpazi. Nasiwe Rutare. Yaba nshuti b'ikinyarwanda dukunda hageze muri Rutare ku Mayogi ya Burimbi, nimba ntibeshye abaza amateka, ni ahantu hatabarizwaga abami ba Kigeli. Twakomeza. Yego, ageze Rutare narashwe, narasiwe Rutare, nyuma batujyana ku Rwesero ku bapadiri. yego, niho twashyikiye neza. Noneho nyuma turambuka batujyana i Gasabo. Icyo gihe twambutse mu kiyaga Muhazi. Muhazi. Zamuka aho ubwo mwahingutse Ijurwe. Twe twageze aho ngaho bamaze kutwambutsa, ntabwo twahamaze iminsi. Gasabo rero ubwo niho mu Rwanda rwa Gasabo mwari mugeze, noneho mu Rwanda. Yego. Ubwo twahamaze iminsi 2, nyuma bazana amamodoka baradupakira. Intambara ubwo yari ikaze, batujyana mu Miyove. Miyove ni za Gisenyi? Oya, ni hehe Miyove? muri byo ahantu bavuga haba za zahabu. Nibyo ndibuka ko habayeho na gereza y'u Rwanda, niba ikinahari sinzi. Mu Miyove tuhaba igihe gito, naho urwaye batuvura. Ubwo batwimura, batukura mu Miyove batujyana mu mujyi Byumba. Byumba yari yarafashwe. batujyana mu mujyi Byumba, mu mazu ya Kabuga witwaga. ubwo no mu bitaro byaho noneho muvurwa. Tuvurwa hashize igihe gito, abandi bakaza bakomeretse bavuye i Kigali. Icyo gihe abandi bari bageze i Kigali. Noneho ndibuka icyo gihe njyewe ntabwo nari narakomeretse cyane, nari narakomeretse hano, ni grenade bari baranteye n'itako. Noneho ndibuka dogiteri wazaga kureba abakize, yari dogiteri w'Icyama. Ndamwibuka aherutse no gusaza, Imana kandi muhirwe kuko ridashira, narabibonye. Yes, Dr. Karemera, wagize Dr. Karemera. Icyo gihe ndibuka niwe yaje Byumba. Noneho duhamagara ati abumva ni Karemera, abumva bashoboye gusubira ku rugamba borohewe, baza bagasubira gufasha abandi. Kigali ntabwo rimeze nabi. Ndibuka Dr. Karemera.
komeza nta kibazo. nari ngipfutse ku kuri uku kuboko, ngipfutse kuri uku kuboko, noneho arambwira ati urumva uri tayari? Ndi tayari. Urumva wasubira ku rugamba? Ndasubira rwose. Amereza ukuboko kwe, amereza ukuboko kwe ati mfata. Ndamufata, arambwira ati ndumva imbaraga zitaraza. Ndamubwira nti nubwo ureba imbaraga zitaraza ariko urutoki rwo rurakora rwo kurasa. Ati uri tayari? Ndi tayari. Ucumbagira n'ukuboko kugipfutse. Ko imodoka yari tayari igenda, bamaze gupanga abagenda, twurije imodoka turagenda. Ubwo ni ukuvuga ngo nabasanze abo mu batawe yanjye nabasanze kwirebera Kigali. Kwirebero. Paratoni komanda arambwira ati rero, ati abasirikare benshi ubu ngubu bari mu bitaro, kandi ni wowe umenyereye, abandi nabo bari gutreninga. Ati nzira rwose, noneho ugashakisha n'ukuntu abasirikare bajya babona amazi. Twari dufite umushoferi n'imodoka, hari inzira twacagamo kugira ngo amazi mwayakuraga he ko nta migezi yahabaga? Twayakuraga mu mago. Ndibuka twanyuraga hafi ya iriya stade amazi akaboneka. Rero wenda muri make tutarinze tujya muri byinshi. Yego, muri byinshi gusa uriya mugabo nyakwigendera Karemera, Dr. Karemera. Rwose n'ubu ngubu niwe navuga ko ari intwari, kuko yanapfuye agifite bwa butwari. Kuko ntabwo ari ukuvuga ubutwari, si ukuvuga ngo warwaniye igihugu ngo igihugu kirafatwa. Ntabwo ari bwo butwari. N'ibyo yakoraga, kuvura abantu, ni ubutwari. Kuko hari benshi banakirwaniriye, ubu ngubu babaye ibigarasha. Benshi urabazi, banahunze, kandi bari bageze no mu rwego, barabahaye n'amaranka, ntacyo babuze, babipingamizi kandi barakirwaniye. Rero intwari ni nk'iriya, ikomeza igapfa. Intwari ni iriya yapfuye igifite bwa butwari, yarwanira ishyaka ryo kuba umuntu. Ubu urumva n'urwo rugendo rwose ruteye gutyo kandi rukarishye, ni iyihe nama wagira abantu bacyumva bagifite umutima wo gucagura no gutanya abantu? Umutima wo guhemuka, reka bari ko mbivuga. Urumva ubu wabwira iki nk'abo bantu? Ni iyihe nama wabagira kugira ngo bumve ko bakwiye kuba abantu bari ku murongo muzima, bafite urukundo kandi ruganisha ku mahoro ya buri wese? Urakoze cyane cyane. ndahera ku rubyiruko. Ndahera ku rubyiruko. Urubyiruko rw'iki gihe rwose bagerageza ukuntu
twebwe twakuyemo akacu karenge, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo twakuyemo akacu karenge twarekeye aho. Turashaje, bambandi batwaramugaye, ariko ikintu twebwe ubungubu dushoboye ni inama, kandi no kugira ngo dutsinde urugamba ni uko ababyeyi bacu bari baturiye. Ntabwo wajya kurwana utari wishwe n'inzara, baratugaburira. Natwe twakora nk'ibyo ababyeyi bacu bakoze, ariko nabo n'urwo rubyiruko, ababyeyi ba mama bagafata iry'iburyo. natwe rero turifuza yuko urubyiruko narwo rwazakora ibyo twakoze, natwe tukaba binyuma. Ubwo rero habwirwa benshi akumva bene yo rubyiruko mwumve, kuko nimwe muzasigirwa ibyo abababanjirije baharaniye, kandi namwe nimwe muzabisigira abo mwabanjirije, gutyo bisimburana. Ubwo rero nimba mudakurikije inama z'abababanjirije, ntabwo muzabona izo muha abo mwabanjirije. Ikinyarwanda dukunda, ikibazo cy'umunsi. Ese hari ijambo wavuzemo ababyeyi babafatiye iry'iburyo? Iry'iburyo baba bavuga ni iki? Iry'iburyo njyewe bifata ni n'amasengesho, baradusengeraga kandi bajyaga no guca inshuro. Hari abajyaga guca inshuro. Iryo ni ryo ry'iburyo, mbega harimo ibyo byose. Okay. Kandi akaba nta kintu afite, ariko akajya guca inshuro kugira ngo abone ibyo kugemura. Mu Kinyarwanda dukunda, ikibazo cya kabiri, nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Ibyo babaga bashatse kuvuga iki? Bavuga ntiyanze kubona cyangwa ntiyatinze kubona? Nshobora kuba ntabizi impamvu by'ibi byose, ni ukugira ngo tujye tubivuga, abari kudukurikira bakore comment. Baravuga ntiyanze kubona cyangwa ntiyatinze kubona. Ese nimba ari nabyo, baba bashatse kuvuga iki? Baba bashatse icyo ngicyo nta nubwo twanagitindaho. Baba bashatse kuvuga hari ukuntu umubyeyi ashobora no kuguhana ntiwumve ibyo akubwira, ariko nyuma ukaza kubibona, ukaza guhura n'ikibazo kubera wanze kumva ya mpanuro nyine nk'ibyo wari uri kubwira abasore. Twigana ku musozo, ikindi kibazo cya kabiri mu Kinyarwanda dukunda. Ese ko bajya bavuga ngo, bakunda kubivuga ngo motherland, ubwo ni mu Cyongereza bashaka kuvuga motherland. Iyo bavuga ku gihugu cyacu ngo motherland, ubwo bivuze ngo ubutaka bwa mama. U Rwanda rubarizwa kuri mama cyangwa rubarizwa ku kiba bitwara gutyo? Ni ukubera iki? Ntabwo u Rwanda rubarizwa kuri mama, cyangwa ngo kubera iki nyine mu Cyongereza bavuze ngo motherland, ngo motherland, ubutaka bwa mama? Tubisobanure ijambo ku rindi. Rero buriya buri gihugu kigira umuco wacyo. Ni Abongereza, twebwe turi Abanyarwanda twavuga iki kizima? Igihugu cyambyaye. Yego, nimwe nayo urabizi. Igihugu cyatubyaye. U Rwanda rwambyaye. Ese rwakubyaye ari urugabo cyangwa ari urudabo? Mu buhe igihugu cyambyaye gute nyine? Noneho urabona, ubwa mbere ni ababyeyi, ni papa na mama. Ariko uko mbizi burya umubyeyi w'umudamu ari ni nka wa murimo uteramo imbuto. Yego. Ni nka wa murimo uteramo imbuto ukanasarura.
noneho igihugu rero igihugu twavuga yuko igihugu kiza nyuma apare ya papa na mama. Kuko cya gihugu ntabwo aricyo cyakoze igikorwa kugira ngo ubeho, ariko cyaguhaye ubugari, cyaragukujije birakura, ugira aho ubarizwa, ugira gakondo. Ndumva abumva ikinyarwanda dukunda twahise tunyuzamo tubazanye utubazo nk'utu, gusa natwe dukeneye kwiga, dukeneye inama zanyu, dukeneye n'ibindi. Hari ikintu wumva utavuze ukaba wumva wakivuga nonaha, abo wumva wumbuye n'abo wasuhuza, haba hano ndahari. wambajije ariko nanjye hari ikibazo ushaka kubaza. Murabizi turi hano muri Amerika kandi turi Abanyarwanda. Yego. Kandi dukunda igihugu cyacu aho twaturutse. None niba dukunda igihugu cyacu, kubera iki twigize abanyamahanga? murabizi dufite gurupe yacu y'Abanyarwanda duhuriyeho. Kubera iki mesaje zose zisohoka mu Cyongereza ntidukoreshe ururimi rwacu nibyo rw'ikinyarwanda? Noneho njyewe reka nkubwire, hari umuntu wigeze kumbwira, twabaye ahantu muri Kongo mu Bahunde. Noneho umuntu turi kumwanga arambaza ariko ati amvugisha mu Gihunde, asanga ntakizi. Arambaza ati kubera icyo utazi Igihunde kandi warabaye mu Bahunde? Nuko ntabakundaga n'ururimi rwabo sinarukunda. Namwe ntabwo mukunda ikinyarwanda kandi muri Abanyarwanda. Nicyo kibazo. So ndumva habwirwa benshi hakumva beneyo. Nimba turaha nk'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndumva habwirwa benshi hakumva beneyo. Nimba turaha nk'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, twakabaye ari narwo rurimi dukoresha. Ariko singiye ubazwa, ubu hari kubazwa abareba n'abakurikiranye, abari aha muri Amerika yose, abari mu Burayi, kubera iki nyine ibiganiro byanyu mu bihindura ibinyamahanga, mwagiye muvuga izo ndimi zanyu. Ndumva ariho yaganishaga mukaza aho mukorera, ariko mwamuri aho mwe mwahuriye mugakomeza mukavuga ikinyarwanda. Icyo kibazo singisubiza, turagiharira abadukurikiye. Nabonye urugero nyakubahwa ambasada Matilda yigeze kuza hano muri Indiana. Noneho abantu bahawe umwanya wo kuvuga ijambo, ibibazo, ariko nta n'umwe, kandi ari Abanyarwanda, nta n'umwe wigeze muri speech bakoze, nta n'umwe wigeze avuga mu Kinyarwanda. Ariko nyakubahwa Matilda we agiye gufata ijambo ati njyewe ndavuga mu Kinyarwanda. Ntabwo nzabyibagirwa. Kubera yuko akunda ikinyarwanda kandi ni Umunyarwanda, si ukuvuga yuko yari akiyobewe. Si uko kayobewe Icyongereza, kuko afite ubumenyi buhambaye muri cyo. Ntekereza ko ababa bashaka
wenda bakabaza ikibazo mu cyongereza, ntago ndabatekerereza, nta nubwo ndi bubasubirize, ahubwo nkeka ko baba bagira ngo n'abashyitsi baje bumve. Gusa ntago byaba urwitwaza, ahubwo twakabaye dushyira umuntu w'umusemuzi aho ngaho, hanyuma akajya asemurira abashyitsi, ariko twebwe aho turi nyine tugakomeza tukavuga ikinyarwanda, kuko njya mbibona n'abantu bo muri Amerika y'Epfo, aho bibereye bavuga ikirimi cyabo, igisipanishi, bavuga indimi zabo za gakondo ku buryo udashaka kumenya. Ariko ni urugendo rurerure, birasaba guhozaho, kwigisha ni uguhozaho, tugahera mu nzu zacu bijya mu baturanyi n'aho twatembereye. Ariko abakurikiranye iki kiganiro turabasabye kandi turabingiye utugire inama. Birakwiriye ko aho twahuriye nkatwe twajya tuvuga icyongereza, ngo uko turi mu bihugu twajya tuvuga indimi z'amahanga kubera ko ari zo turimo, cyangwa twajya tuvuga iz'iwacu aricyo kinyarwanda, ururimi rwacu rukaduhuza. Murabyumva gute? Ubwo abasesengura musesengure maze mutugire inama. Hari ikindi wasangiza abadukurikiranye? Kandi ndumva nta kindi kibazo, kandi turagushimira ku mwanya wafashe. Noneho ngiye kukubaza akabazo ka nyuma mpite ngenda. Iyo ugiye mu Rwanda noneho ugenda uvuga icyongereza, ese iyo ugiye mu Rwanda utemberera he hagushimisha? Ubundi mu Rwanda uza gutemberera Gisenyi, akarusho gutemberera Gicumbi. Abantu duturanye hano muri Amerika nabashishikariza gutemberera muri Gicumbi. Gicumbi hari amahuhezi, hari akayaga keza, hari n'ahantu ho gusohokera heza, haba ikigage, hari n'ikigage, ariko hari ahantu nabonye hari amaroji meza, hakaba n'akabari keza bakunze kwita kuri ako kabari, ni kwa Mama Olivia, ariko bakunze kumwita Mama Sweety. Afite n'amaroji aho ngaho meza, hari n'isuku. Abakunze kujya ku Gicumbi bajya ibiryo gakondo, bazarya neza, baryame neza, abakozi bakira abantu neza. Ugenda ubwira abantu njye mvuye ndi mu diaspora man, what's up man? Ubikora? Oya, njyewe iyo nagezeyo nuko wenda atababwira, hari wenda umuntu uzagera kuri ako kabari mbabwiye azasanga umwana w'umukozi. Ntabwo ari ngombwa ko umutangaza, ntabwo navuga izina rye, azababwira ukuntu yewe nabaga meze, nasabanaga n'abantu tugasangira uri kuri gakondo. Yego nshuti bakunze b'ikiganiro dukunda, hari byinshi mwiyumviye, hari byinshi natwe dukwiye kuba dukosora bivuye ku nama umutumirwa wacu agenda tugira kenshi na kenshi. Tuganira ibintu bitandukanye, dufashe gukurikirana ibiganiro byacu, mu bisangize n'aba King Rwanda Takunda.